Ndabasuje mwese bakunzi bamenya XYZ. Murekaze neza muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amakuru mashya arebana n'ubukungu bw'u Rwanda, cyane cyane ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko rikomeje kugira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR cyashyize hanze imibare mishya igaragaza uko ibiciro byifashe muri Nyakanga 2026. Iyo mibare yatangajwe kuri wa 10 Kanama 2026 kandi igaragaza ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 14.5% muri Nyakanga 2026 ugereranyije n'uko byari bimeze muri Nyakanga 2025. Iri zamuka rya 14.5% ni imibare ikomeye kuko mu buryo bworoshye bivuze ko ibintu n'ibikorwa abantu bagura muri rusange byahenze ugereranyije n'umwaka ushize. Ntabwo bivuze ko buri gicuruzwa cyose cyazamutseho 14.5%, ahubwo ni impuzandengo y'izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi bitandukanye bipimwa muri icyo gipimo. Iyo turebye imibare yatangajwe na NISR tubona ko imwe mu mpamvu zikomeye zatumye ibiciro bizamuka ari ibijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye. Ibyo byiyongereyeho 13.1% ugereranyije na Nyakanga 2025. Ibi ni ingenzi cyane ku muryango usanzwe kuko ibiribwa hari bimwe mu bintu umuntu adashobora guhagarika kugura. Umuntu ashobora kugabanya amafaranga akoresha mu myidagaduro, mu ngendo zimwe na zimwe cyangwa mu bindi bintu bitari iby'ibanze, ariko ibiribwa byo bikomeza gukenerwa buri munsi. Iyo ibiciro by'ibiribwa bizamutse, umuryango ushobora gusanga amafaranga wakoresheje mu cyumweru cyangwa mu kwezi atakigura ibintu byinshi nk'uko byari bisanzwe. Tekereza ku muryango rusanzwe ufite amafaranga runaka agenewe kugura ibiribwa buri kwezi. N'ibiciro bikomeza kuzamuka, ayo mafaranga ashobora gusigara atagura ingano y'ibiribwa umuryango rusanzwe ubona. Ibyo bishobora gutuma umuryango ugabanya ibyo kugura, ugahitamo ibicuruzwa bihendutse cyangwa ugashaka n'amafaranga kugira ngo ukomeze kubona ibyo wari usanzwe ukoresha. Ariko ibiribwa ntabwo ari byo byonyine byazamutse. NISR yagaragaje kandi ko ibiciro by'ibinyobwa bisembuye n'itabi byongereyeho 9.8%. Hari kandi igice cy'ingenzi cyane kijyanye n'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa, aho ibiciro byazamutseho 21%. Iyi mibare irakomeye kuko ibyo bintu bifitanye isano y'ibanze mu buzima bwa buri munsi. Umuntu akeneye aho aba, amazi, amashanyarazi cyangwa ubundi buryo bwo kubona ingufu zo guteka no gukoresha mu rugo. Iyo amafaranga yo gukodesha inzu cyangwa ibikorwa remezo azamutse, umuryango ushobora kubona ko igice kinini cy'amafaranga yinjiza gikoreshwa gusa mu kwishyura ibikenewe kugira ngo ubashe kubaho. Ikindi gice cyazamutse ku kigero gikomeye ni ubwikorezi, aho ibiciro byiyongereyeho 24.2% ugereranyije na Nyakanga 2025. Iyi mibare ni ingenzi cyane kuko ubwikorezi bukora ku bantu benshi, yaba bajya ku kazi, abanyeshuri, abacuruzi, abahinzi bajyana umusaruro ku masoko ndetse n'abandi bakeneye gutembera hagati y'ahantu hatandukanye. Iyo gutwara abantu cyangwa ibintu bihenda ntabwo bigira ingaruka gusa ku muntu ugenda, bishobora no kugira ingaruka ku giciro cy'ibicuruzwa. Urugero, niba umucuruzi cyangwa umuhinzi asabwa gukoresha amafaranga menshi kugira ngo ageze ibicuruzwa ku isoko, aya mafaranga y'ubwikorezi ashobora kugira uruhare mu giciro cya nyuma umuguzi asabwa kwishyura. Ni ukuvuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubwikorezi rishobora kugira ingaruka no ku bindi bicuruzwa. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kandi cyagaragaje ko ibiciro by'amafunguro n'icumbi byiyongereyeho 14.2%. Ibi bigaragaza ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro kitagarukira gusa ku bicuruzwa umuntu atahana mu rugo, ahubwo kigera no kuri serivisi abantu bakoresha. None se iyo turebye ukwezi kumwe gusa ibintu byifashe bite? Ugereranyije Nyakanga 2026 na Kamena 2026, ibiciro byiyongereyeho 0.9%. Bivuze ko nubwo twajyanye umwaka ku wundi tukabona izamuka rya 14.4%, no mu kwezi kumwe gusa habaye izamuka ry'ibiciro. Muri iri zamuka rya 0.9%, ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagize uruhare rukomeye kuko byazamutseho 1.5% ugereranyije na Kamena.
ubwikorezi nabwo bwazamutseho 1.3 mu kwezi kumwe. Ibi biratwereka ko ikibazo cy'ibiciro atari gusa ikintu cyabaye mu mwaka ushize tugereranya n'uyu mwaka, harimo impinduka zikomeje kugaragara mu mezi akurikira. Ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyagaragaje. Iyo bakuyemo ibiciro by'ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu, ibiciro by'ibindi bintu byazamutseho 11.4% ugereranyije na Nyakanga 2025. Ibi biduha ishusho y'uko izamuka ry'ibiciro rifite ibice byinshi. Ntabwo ikibazo cyatewe gusa n'ibiribwa cyangwa ingufu, hari n'ibindi bicuruzwa na serivisi byazamutse. None se ibi bisobanura iki ku munyarwanda usanzwe? Icya mbere, bivuze ko imbaraga z'amafaranga umuntu afite mu kugura ibintu zishobora kugabanuka iyo amafaranga yinjiza atazamuka ku rugero rungana n'uko ibiciro bizamuka. Reka dufate urugero rworoshye. Niba umuntu yari afite amafaranga 100,000 buri kwezi kandi ayo mafaranga akagura ibyo yari akeneye byose, ariko ibiciro bikazamuka cyane mu gihe amafaranga ye adahindutse, ashobora gusanga nyuma y'igihe cya vuba bya 100,000 bitakigura ibintu bingana n'ibyo yaguraga mbere. Aha niho habera icyo bita inflation cyangwa izamuka rusange ry'ibiciro. Iri zamuka rigira ingaruka ku buzima bw'abantu. Iyo ibiciro bizamutse, abantu benshi batangira guhindura uburyo bakoresha amafaranga. Bamwe bagabanya ibyo bagura, abandi bagashaka ibicuruzwa bihendutse, abandi bagatangira kuzigama gake. Hari n'abashobora gufata imyenda kugira ngo babashe gukomeza kubona ibyo bakeneye. Ku bacuruzi nabo ikibazo kirahari. Iyo ibiciro by'ibicuruzwa bahaha bizamutse, umucuruzi ashobora kongera igiciro kugira ngo adahomba. Ariko iyo kongera igiciro bikabije, abaguzi bashobora kugabanya ibyo baguraga. Ibi bishobora gushyira umucuruzi hagati y'ibibazo bibiri: kugurisha ku giciro kiri hejuru cyangwa kugurisha ku giciro gito ariko akunguka make cyangwa agahomba. Ku bahinzi nabo ibintu bishobora kuba bitandukanye bitewe n'igicuruzwa bahinga. Niba ibiciro by'ibikoresho by'ubuhinzi, ifumbire, imbuto, ubwikorezi n'izindi serivisi zizamutse, amafaranga umuhinzi akoresha mu gukora umusaruro ashobora kwiyongera. Ariko niba igiciro umuhinzi agurishaho umusaruro kitazamutse ku rugero rumwe, inyungu ye ishobora kugabanuka. Ku rundi ruhande, niba igiciro cy'umusaruro cyazamutse cyane, umuguzi nawe ashobora kubigenderamo. Ibi byose bigaragaza ko izamuka ry'ibiciro ari ikibazo kigira ingaruka ku bantu benshi mu buryo butandukanye. Ikindi gice gikomeye cyane ni ubwikorezi. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyagaragaje ko ibiciro by'ubwikorezi byazamutseho 24.2% ugereranyije na Nyakanga 2025. Iyo transport ihenze, umuntu ukorera kure y'aho atuye ashobora gusanga igice kinini cy'umushahara we kijya mu ngendo. Umucuruzi ukura ibicuruzwa mu yindi ntara nawe ashobora kongera igiciro kugira ngo yishyure amafaranga y'ingendo. Umuhinzi uri kure y'isoko ashobora guhura n'ikibazo cyo kubona amafaranga ahagije yo kugeza umusaruro ku isoko. Kandi ibiciro by'ubwikorezi bizamutse, ingaruka zishobora kugera no ku bicuruzwa bitandukanye. Niyo mpamvu imibare ya 24.2% ikwiye kwitabwaho. Ikindi gice gikomeye ni inzu, amazi, amashanyarazi, gaz n'ibindi bicanwa byazamutseho 21%. Ku muntu ukodesha inzu, ibi bishobora kongera igitutu ku mafaranga yinjiza. Iyo amafaranga y'ubukode azamutse, umuryango ushobora kuba ugomba kugabanya amafaranga wajyaga ukoresha mu biribwa, uburezi, ubuvuzi, imyambaro cyangwa izindi gahunda kugira ngo ubashe gukomeza kwishyura aho uba. Amashanyarazi n'amazi nabyo ni serivisi z'ingenzi. Ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kubaho adafite mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu ibiciro byabyo bizamutse bigira ingaruka ku muryango mu buryo butaziguye. None se umuntu usanzwe yakora iki mu gihe ibiciro bikomeje kuzamuka? Icya mbere ni ugushyira imbere igenamigambi ry'amafaranga. Ni ngombwa kumenya amafaranga umuntu yinjiza, amafaranga akoresha ndetse n'ibintu by'ingenzi adashobora kubura. Iyo ibiciro bizamutse, umuntu ashobora kongera kureba neza aho amafaranga yajya.
ese hari amafaranga akoreshwa mu bintu bidakenewe cyane? Ese hari ibyo umuntu ashobora kugura byinshi igihe bihendutse? Ese hari uburyo bwo kugabanya amafaranga y'ingendo? Ese hari ubundi buryo bwo kubona serivisi imwe ku giciro gito? Ibi ntabwo bihita bikemura ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro, ariko bishobora gufasha umuryango guhangana n'igitutu cy'ubukungu. Ku bacuruzi ni ngombwa nabo gukurikirana ibiciro ku isoko, kumenya igiciro cyo kugura, ikiguzi cyo gutwara ibicuruzwa ndetse n'igiciro umuguzi ashobora kwishyura. Ku bahinzi, kongera umusaruro no gushaka amasoko meza bishobora gufasha mu gihe ibiciro by'ibikoresho bikomeje kuzamuka. Ariko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntabwo ari ikibazo umuntu ku giti cye yakemura wenyine. Ikibazo gikemura n'ingamba z'ubukungu ku rwego rw'igihugu. Abayobozi b'ubukungu bakenera gukurikirana ibiciro, impamvu bituma bizamuka ndetse n'ingamba zafasha kugabanya igitutu ku baturage. Iyo ikibazo cy'ibiciro gifitanye isano n'ibiribwa, kongera umusaruro w'ubuhinzi bishobora kuba kimwe mu bisubizo. Iyo ikibazo gifitanye isano n'ubwikorezi, gushaka uburyo bwo kugabanya ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu bishobora gufasha. Iyo ikibazo gifitanye isano n'ingufu, kongera no kunoza uburyo bwo kubona ingufu bishobora kugira uruhare mu kugabanya igitutu ku baturage n'ibigo. Kandi iyo ibiciro byazamutse ku bintu byinshi icyarimwe, politiki y'ubukungu ikenera kureba ikibazo muri rusange aho kwibanda ku gicuruzwa kimwe gusa. Ariko hari ikibazo gikomeye abantu benshi bashobora kwibaza. Izamuka rya 14.5 risobanura ko ibintu byose byazamutseho 14.5%. Oya, ni ingenzi kubisobanura neza. 14.5 ni igipimo rusange cy'izamuka ry'ibiciro bipimwa muri icyo cyegeranyo. Ibicuruzwa bimwe bishobora kuba byarazamutse cyane kurusha 14.5%, ibindi bikaba byarazamutse munsi yaho gato, ndetse hari n'ibishobora kuba bitarahindutse cyangwa bikaba byaragabanutse. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati, njye ntabwo numva ibintu byanjye ko byazamutseho 14.5%, kandi ibyo ntibivuguruza iyi mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Impamvu nuko buri muryango ufite ibyo ukoresha bitandukanye. Umuryango ukoresha amafaranga menshi mu ngendo ushobora kumva izamuka ry'ibiciro cyane kurusha umuryango utagenda cyane. Umuryango ugura ibiribwa byinshi ku isoko ushobora kugira uburambe butandukanye n'umuntu utuye ahantu ahinga bimwe mu byo arya. Niyo mpamvu inflation rusange ari mpuzandengo, ariko uburemere bwayo ku muntu bukaba butandukanye. Ikindi tugomba kwibuka ni uko 14.5% ari igereranya rya Nyakanga 2026 na Nyakanga 2025, mu gihe 0.9% ari igereranya rya Nyakanga 2026 na Kamena 2026. Iyi mibare yombi ntigomba kwitiranywa. 14.5% itwereka uko ibiciro byahindutse mu gihe cy'umwaka. 0.9% nayo itwereka uko ibiciro byahindutse hagati y'ukwezi kumwe n'ukundi. Ibi ni ingenzi cyane mu gusobanura amakuru y'ubukungu. None se niki twakwitega mu mezi ari imbere? Ntabwo umuntu ashobora kuvuga neza ko ibiciro bizazamuka cyangwa bizagabanuka ku gipimo runaka atabanje kureba ibintu byinshi bigira uruhare ku bukungu. Ibiciro by'ibiribwa bishobora guterwa n'umusaruro w'ubuhinzi, ikirere, ubwikorezi, ibiciro by'ibikoresho by'ubuhinzi ndetse n'ibindi bintu. Ibiciro by'ubwikorezi bishobora guterwa n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, imihanda, imiterere y'ubucuruzi ndetse n'ibindi. Ibiciro by'ingufu nabyo bishobora kugira ingaruka ku bindi bicuruzwa, kuko inganda, abacuruzi n'abatanga serivisi bakoresha ingufu. Niyo mpamvu ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ari nk'urunigi. Igice kimwe iyo gihindutse gishobora kugira ingaruka ku bindi bice byinshi by'ubukungu. Ikindi ni uko ibiciro by'ibicuruzwa bishobora kugira ingaruka ku mibereho y'abantu mu buryo butandukanye. Iyo ibiribwa bihenze, umuryango ushobora kugabanya ubwinshi bw'ibiribwa ugura cyangwa ugahitamo ibihendutse. Iyo ubwikorezi buhenze, umuntu ashobora kugabanya ingendo nk'uko tubigirwamo inama na leta. Iyo ubukode buhenze, umuntu ashobora gushaka inzu iri kure cyangwa ntoya.
y'amashanyarazi cyangwa bicanwa bihenda, umuntu ashobora gushaka uburyo bwo kugabanya ibyo akoresha. Ibi byose bishobora guhindura uburyo abantu babaho n'uburyo bakoresha amafaranga. Niyo mpamvu imibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ikwiye gukurikiranwa, kuko imibare y'ubukungu ntabwo iba ari imibare gusa iri ku mpapuro. Nyuma yayo haba ubuzima bw'abantu, haba umubyeyi ushaka kugura ibiribwa by'umuryango, haba umunyeshuri ujya ku ishuri buri munsi, haba umucuruzi ushaka kugeza ibicuruzwa ku isoko, haba umuhinzi ushaka kubona inyungu ku musaruro we, haba umukozi ugomba kwishyura ubukode, amashanyarazi, amazi n'ingendo. Ibiciro bizamutse abo bose barabibona mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kugeza ubu imibare mishya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare itubwira nuko mu Nyakanga 2026 ibiciro ku masoko byazamutseho 14.5 ugereranyije na Nyakanga 2025. Ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutseho 13.1%. Ibinyobwa bisembuye n'itabi byazamutseho 9.8%. Inzu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa bizamuka ku kigero cya 21%. Ubwikorezi buzamuka kuri 24.2%. Amafunguro n'icumbi bizamuka kuri 14.2%. Ni mu gihe hagati ya Kamena na Nyakanga 2026 ibiciro byazamutseho 0.9%. Ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye bizamuka ku kigero cya 1.5%, naho ubwikorezi buzamuka kuri 1.3%. Ibiciro by'ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu bidashyizwe mu mibare, ibiciro by'ibindi bintu byazamutseho 11.4% ugereranyije na Nyakanga 2025. Imibare iduha ishusho y'uko igitutu cy'ibiciro gihagaze muri iki gihe, kandi ikibazo gikomeye ntabwo ari ukumenya gusa niba ibiciro byazamutse, no kumenya impamvu byazamutse, uko bizagira ingaruka ku baturage, ndetse n'ingamba zishobora gufatwa kugira ngo icyo gitutu kigabanuke. Ku muntu usanzwe ni ngombwa gukomeza gukurikirana uko ibiciro bihinduka, guteganya amafaranga neza no gushyira imbere iby'ingenzi. Ku bacuruzi n'abakora ibikorwa by'ubukungu ni ngombwa gukurikirana isoko no guhindura igenamigambi hakurikijwe uko ibiciro bihagaze. Ku rwego rw'igihugu naho gukomeza gukurikirana inflation no gufata ingamba zifasha kongera umusaruro, koroshya ubwikorezi, guteza imbere ingufu no kurinda ubushobozi bw'abaturage bwo kugura birakomeza kuba ingenzi. Ese wowe ubona utera izamuka ry'ibiciro? Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi urumva ibiciro byarazamutse cyane kurusha uko byari bimeze mu mwaka ushize? Ni ikihe gicuruzwa cyangwa serivisi ubona ko yazamutse cyane kurusha ibindi? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kuko ibitekerezo byanyu bidufasha kumenya uko ibibazo by'ubukungu bigira ku bantu basanzwe. Niba ukunda amakuru nk'aya yasobanura ibibera mu Rwanda n'ahandi ku isi mu buryo burambuye kandi bworoshye, kurikira Menya XYZ, kandi wakora subscribe ugakanda like kuri kiganiro, ukanagisangiza abandi bantu bashobora kumenya amakuru ku bijyanye n'ibiciro n'uko bihagaze. Nitwa Mwami, murakoze cyane kuba mwaduteze amatwi.